nabo numvise bavuga kuri Dumba numva Dumba ntumwemera neza hari ukuntu wamuvuze ngira ngo mwemera rwose noze mupfiki Dumba rero Dumba naturally ni umuntu mwiza tubisanzwe wahuye naye ni umuntu mwiza ariko ni umuntu nawe ni Nyamujya Bijyiye ni umuntu utaramenya ko ari brand nini ni umuntu kwivanga mu bintu adagomba kuba arimo ni umuntu ngaho bamubisha muri case y'umukobwa ngo Shadi bari hagati ngo yene Yero the Queen ngaho ngo araha ngaha yabaye umu influencer araza ari bad boy agatukana ukabona ari aggressive akaba umwana mwe kashagari bro like ibintu byo gukora ama challenge nta kibikora ashaka kuba manager w'abahanzi none se tumufate si inyoni si ibikurwanda nago nyine uburahantu krasa Dumba Nese umuntu akora ryari kumva ngo atema ibiti nyine buri gihe nyine none inama wamugira kuri wowe ni nkiyi nabo mugabo nabi serious man no se bira ibintu akora n'ibyo aba teenagers n'ibyo abantu ari munsi y'imyaka 18 ubwo se uraza kuza kwihanganira ibintu ari buze kugukorera ibihese ashobora kuza kugusubiza nyine nawe mu gace Jewe Dumba nango ndugwe nese Dumba umva mu bwiza ukuri kw'Imana niba ari umuntu wa mbere wahushye udafite progress mu bintu yatangiye ni Dumba ukuntu yatangiye mana ntabwo yatangiye agomba kumera kuri Dumba ntabwo yari umublogger mbere Dumba ari umuntu trekkinga akagenda akajya kwakunda amaso gutya nk'igini bikarangira indirimbo igakundwa ariko nyuma sinzi ikintu cyaje kumushuka yumva ashaka kuba umunyamakuru yumva ashaka kuba umu influencer yumva ashaka kuba umuhanzi nese ibintu byose Dumba azabikora kumbona musigaye mwarisanzuye mwabana ngo Taikun ntabwo nari muzeho aka kantu ko kwisanzura bene aka kageni benye ibintu byarahindutse iyo niyo usigaye wisanzura mu buryo bukomeye cyane ku buryo nanjye washatse Taikun hari aya Jay mva nkubwiza ukuri urabizi wanavuze n'ibintu nge ntajya nganira bro hari ibimoro mujya usiko ngewe njya ntungurwa n'abantu iyo bajya gutanga ibiye televiziyo ukajya kumva umuntu avuze kugeza no ku gashino ka nyina bro no bijya binyica nyine nkawe ngiye ntungurwa no kuvuga ngewe ngo nakwirutseho nkubwira ngo dukorane muri comedy n'ibiki byose ariko ngewe urabizi neza ko ibyo bimorosi sinjya nabiganira bro ari ibintu nyaganira ntabwo wamamagaye ndi Tanzania wowe ntabwo wamagaye ndi Tanzania wowe kandi nkubwiye ko najya biganira Jay ntabwo wamvugishije ndi Tanzania school icyo ntabwo uri kumva ibyo nkubwira nibyo nabwiye wavuze ko ngo ngira ubwenge ariko sinjya nkunda kubukoresha reka none aha ngaha ngerageze gukoresha 1% y'ubwenge bwanjye ni ukuvuga ngo uzi impamvu najya mbiganira se mbwira impamvu ntajya mbiganira nuko mbona ko ntacyo byongera kuri kariyeri yawe uri kumva so ntabyirinda nyine nkanga kubiganira yewe ubwanjye urabizi ninjye wakwiyamagariraga kubera ko ngewe urumwe mu comedian nabonaga nyine bari talented kandi ntabwo nabihakanye ndi kuvuga ngo impamvu ntabiganira nuko mbona ntacyo byakongerera wowe nyine kubivuga ntacyo byakongerera uretse ko gusa nyine bashobora kuba bahita babona indi content nshyashya ariko ntacyo byakongerera wewe uri ukuntu wambwiye wowe warambwiye ngo niyogosheshe dread uri kumva mwana ngo ushaka ngo umindurire ubuzima ndabyanga uhita unyanga uri kumva dread zihurehe n'ibintu umuntu atanga bro kuki abantu bafite ama dread bafata nk'abantu badashobotse kaza kubwira Taikun bari mukanya n'umuratamo Dumba wari muramutama uvuga ngo Dumba nawe ngo yamaze kubanga ibi nibi yewe nakumenye we Taikun uri umukomedi niyo mpamvu nagushakaga kiriya gihe kugira ngo dukorane nkuko nagiye nkorana n'abandi sibyo noneho jewe muri nuzo zanjye muri rules and regulations zanjye ntabwo ushobora gukorana n'umuntu ufite dread ntabwo jewe nshobora gukorana n'umuntu ufite dread na nyakso buriya kimara kugira dread twase dutandukana uba korera no mukire ameze neza cyane ariko nta kiri kuri ya standard nari naramushyizeho
nta kintu ya standard nyamusi ko nabibona ariko abona views aratwika biraho ngaho nyine gusa ariko hari abandi bana basige baraje baramurenga kandi mu bana babahanga igihugu cyari gifite ariko kubera ko nyine ngewe byo namubwiraga atabyumvaga atanushatse kubigenderaho ntago akiri nyakso nyine wari ukangitse subize se uri umukomedi urabizi none se mva nkubwire iyo uvuze ngo umuntu ufite dread ngo ntago ngo mwakorana uwo ni ngewe apana bandi uwo ni ngewe ni wowe nyine mu mategeko ya company yanjye nta muntu ufite dread ushobora gukorana nawe nese ko abantu bakorana nawe nakubwiye ngewe iwanjye muri company yanjye nta muntu ufite dread ushobora gukorana nawe izo ni rules and regulations ziba kuri company gute zirananditse uri kumva